Twerekeze mu bukerarugendo tubabwire ko abafite aho bahuriye n'uru rwego basanga inzego z'ubuyobozi mu bihugu bya Afrika zikwiye gutera intambwe mu koroshya urujya n'uruza kugira ngo ibi bihugu bigire inyungu ihagije iva mu bukerarugendo ko byinshi mu bihugu bikigoye kubyinjiramo. Jean-Claude Mutezo na Pierre Celestin Gatarayiha baratugeze nkuri rambuye. Ubukerarugendo bufatiye runini ubukungu bw'umugabane wa Afrika kuko bwihariye 7% y'umusaruro mbumbe w'ibi bihugu nkuko bigaragazwa na banki y'isi. Nubwo ubusanzwe gusura za pariki aribyo bimenyerewe, muri iki gihe hatangiye guhangwa udushya mu bukerarugendo, haba za pariki zo mu mujyi, ahantu nyaburanga n'ahandi nkuko bisobanurwa n'abakora muri uru rwego. Kuba dufite aba bantu bose baje ku Musambi Village, hari byinshi cyane byo kureba aho tugiye hose. Aho tunyuze hose hari urusobe rw'ibinyabuzima, hari ibintu byo kureba. So, ni ikimenyetso cy'uko ahantu turi hose dushobora kuhabyaza umusaruro, dushobora gufata ibyo dufite umutungo kamere, inyamaswa, tukaba twazikoresha mu buryo zitubyarira inyungu kandi mu buryo bw'igihe kirambye. Umwaka wa 2019 urwego rw'ubukerarugendo rwari ruhagaze neza mu bihugu bya Afrika kuko rwinjije miliyari hafi $170 z'amadolari, gusa ingaruka za COVID-19 zasize ubukerarugendo buhombye miliyari $55 z'amadolari. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera Frank Gishamugisha avuga ko guhuriza hamwe imbaraga nka Afrika aribyo bizatuma ubukerarugendo burushaho kugira inyungu ihagije buzanira uyu mugabane. Umuntu yasuye u Rwanda agasura ingagi n'ahandi biragoye cyane kugira ngo azagaruke mu mwaka cyangwa umwaka utaha. Naho rero tuvuga reka duhanahane abakiriya baza muri Afrika, ariko hari n'ikindi cyitwa single destination multi destination packaging, aho ashobora kuza akajyagana akajya mu festival akaba yakomeza cyane cyane hahandi Rwanda Air ijya, aho twakoresha n'ubwo buryo kuko hari ayo mahirwe. Niba dufite nka Rwanda Air, niba dufite ibihugu dufitanye amasezerano na RDB, aho ngo niho dushaka kumaximiza abikorera tubigiremo uruhare rufatira. Ibihugu bya Afrika byamaze gusinya no gutangira gushyira mu bikorwa amasezerano y'isoko rusange, ndetse muri uyu mwaka hatangiye ibazirwa ry'ibikubiye muri aya masezerano. Minisitiri w'ubukerarugendo n'ibidukikije mu bwami bwa Eswatini Moses Vilakati avuga ko hakenewe ko ibihugu bya Afrika byoroshya urujya n'uruza hagati yabyo kugira ngo inyungu ziva mu bukerarugendo zisangirwe. For me, that's why it was very important to actually talk about the issue. Ni ingenzi kuvuga ku kibazo cya visa. Imikoranire mu bihugu byinshi bya Afrika irahuje, byaba ari ugukoresha ikirere cyangwa inzira z'ubutaka. Usibye kuba imihanda idatunganije kuva mu gihugu kimwe ujyanye ibicuruzwa cyangwa serivisi, bisaba gutegereza iminsi myinshi. Ibyo ni bimwe mu bibazo bikwiye gukemurwa n'amasezerano y'isoko rusange. Dukeneye gushyiramo imbaraga duhereye muri politiki. Niba abanyafurika barabyifuje, ni ngombwa ko bishyirwa mu bikorwa. Inama y'iminsi 2 iteraniye mu Rwanda yitabiriwe n'ibihugu 15 byo ku mugabane wa Afrika, ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi biganirwamo ahazaza h'ubukerarugendo kuri uyu mugabane no gukuraho inzitizi zituma ibihugu bitabasha kugenderana bikadindiza iterambere n'ubuhahirane harimo n'ubukerarugendo. Jean-Claude Mutezo, i Kigali.